Nshuti z'umusaraba bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami Imana n'abishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyamari, nongeye kugaruka nanone ngira ngo ngire message mbagezaho, imeze nkaho yihutirwa, nakiriye, ndagira ngo mbanze nsenga Imana hanyuma mbona uyitambutsa, kuko ntumvaga yambwiraga ngo irihutirwa. Reka dusenge Imana. Mana nyiribihe, Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ndagushimiye muri iki gitondo y'ukuri Imana yabanye nanjye kandi ikabimpaye kuramuka amahoro. Ndagushimira yuko wampaye kongera kureba uyu munsi. Hari benshi basinziriye baherayo, ariko Uwiteka wanyongereye uyu munsi wo kubaho kugira ngo Uwiteka ndusheho kwishimiramo. Nyemerera rero Uwiteka unyongerere imbaraga mu bihe nk'ibi bigoye umugenzi, kugira ngo nkomere, kandi nimara gukomera nkomeze n'abandi. Nsengeye n'abandi bose bagiye kunkurikira kuri iyi message wampaye, Uwiteka kugira ngo igire aho ibavana, igire n'aho ibatereka. Mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, mfashe uyu mwanya wo kugira ngo ntambutse iyi message, kuko yambwiraga ngo uyitangaze, ngo kandi ngo uyinyuze hahandi ngo usanzwe unyuza message. Ubwo bishatse kuvuga ngo nahangaha kuri iyi channel. Rero murabona ko iyi message nta mashusho ifite, kubera ko yambwiraga ati uyitange kuko irihutirwa. Abenshi bashobora kwibaza ngo ni message nyabaki, ni message ki? Murumva ko ngifite iroro ry'uko nari nkibyuka, ariko yambwiraga ati uyitange kuko irihutirwa, kugira ngo igere kubo igenewe. Urumva rero ntago byatumye mfata umwanya wo kuba nafata amashusho kugira ngo mvuge mundeba nkuko bamwe na bamwe bagiye babinsaba. Akaba ari byo nkora, nubwo mbikora nkabikoresha rimwe na rimwe telefone, ariko mujya mubona yuko rimwe na rimwe amashusho aba atari meza. Mujye mwihangana uko biri, kuko mba naragiye nubahiriza icyifuzo cya bamwe muri mwebwe. Hari igihe ntibikunda, Imana yaciye inzira, Imana yaduhaye telefone igezweho ikora ibintu bifatika, ibintu bizima. Tuzajya tubagezaho amashusho akeye ameze neza, ariko mu gihe bitaremera, mu gihe tugisenga ngo Imana iducire iyo nzira, tubone uburyo bufatika bwo kuba twabona igikoresho kigendanye n'igihe, muzaba muyarebera ahangaha. Icyangombwa ni message mwumvise cyangwa se mwakiriye ikabageraho. Kuba amashusho yasa nabi, atasa neza, ngira ngo ntibyakubuza kumva icyo Imana yagambiriye kukubwira. Rero amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Cyane cyane ndashimira kandi umwe muri mwebwe wigize kwikora, aravuga ati ariko ndashaka kukugurira mikoro. Mikoro uzajya ukoresha urimo uvuga ubu butumwa. Ubwo n'uwo bwakozeho we yiyumvamo kugura icyo gikoresho. Kuko hari igihe yambwiraga ati hari igihe amajwi tuba tutayumva neza. Ndamubwira nti ikibazo aba ari muri telefone, kandi bitewe n'aho umuntu aba ari, hari igihe nyine biba byagenze uko. Aravuga ati noneho ngewe nitanze kuzagura mikoro kubera ko ariyo mbona. Rero ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutyo, ni ukuri ngewe ngusabiye umugisha aho uri hose, wumve ko nagusabiye umugisha. Imana izakongerere kandi guhaza uburame, urebe ibyiza
uzabone n'ijuru. Rero iyi mesaje iteye gute? Ni mesaje igendanye n'urubyiruko cyane cyane mu bakobwa. Muribuka ko nigeze kubabwira ngo nzabaha igice cya gatatu cya mesaje igihe nigishaga ku rubyiruko rw'abakobwa n'uburyo bakunda ariko bitegura gushaka, ariko nyamara rimwe na rimwe bikarangira cyangwa se abo bateguye gushakana nabo baba bakwebye bigendeye, ariko si ibyo njemo kuko icyo gice ntabwo ndahabwa uburenganzira bwo kugitanga, ariko mu bishoboka igihe Imana izaba inyemereye kugitanga nzakibaha. Ikinzanye rero ni iki? Ni ugutanga mesaje igendanye n'urubyiruko rw'abakobwa. Uwambwiraga rero yambwiraga ati ugende umbwirire aba bakobwa babe maso, kuko benshi muri bo bagiye kuzajya batwara amada abatunguye bitewe n'uko bahuye n'abazima babi. Abazima babi uko nabonaga ngo umukobwa uko nagendaga mbibona, nabonaga ngo umukobwa yagenda agasuhuza umuhungu, ariko agasuhuza umuhungu ngo akarushaho kumwiyumvamo, yamwiyumvamo akagambirira kuzamuroga kugira ngo ahure nawe aryamane nawe, ariko atagambiriye kumushaka. Igihe ugiye ufashe urugendo ni byiza kubanza gusenga, ubwira Imana ikaguha uburinzi bwo kugira ngo ikurinde abazima babi. Nabonaga rero ngo abasore bamwe na bamwe badukanye ingeso itari nziza yo kujya bagendana imiti mu nzara. Imiti mu nzara no kuvuga ngo iyo miti icyo nabonaga ishinzwe yari nk'amarozi, ariko ngo y'ikoranabuhanga, ku buryo utamenya ngo umuntu yakoroze gute, byagenze gute. Nabonaga ngo iyo miti icyo yari ishinzwe yari iyo gukurura ubwonko bw'umuntu nyiri kugendana iyo miti ashaka. Noneho nuvuga ngo iyo miti ikintu ikora, nabonaga ngo iyobya ubwenge umukobwa akagenda ngo ameze nk'uwazezengeye, akarwara umutwe utari uw'igihe kinini, agatangira kwiyumvamo wa muntu. Noneho na wa muntu nawe ngo yabaga ameze nk'ufite telefone ya wa muntu, akamuhamagara ati amakuru bite. Noneho sasa bikaba bibaye nk'aho ari connect, wa mukobwa akamwiyumvamo, umuhungu akazageza igihe amubwira ngo azaze kumusura, umukobwa nawe agahita amubwira ati rwose nzaza. Kandi ubwo byabaga ku bantu baziranye no ku bantu bataziranye. Urumva ko ni ibintu uwo muti wakoraga, ugakora ibintu biri connect ku buryo udashobora guhakana niyo wabonaga uwo muntu atari mu byiyumviro byawe, ariko bitewe n'uwo muti. Uwo muti wakoraga akazi, nabonaga uri gukora akazi kadasanzwe. Rero ndabwirwa ngo buri muntu wese akwiriye kujya ava mu rugo yasenze. Ubwo ndi kuvugana n'abakobwa, nkavugana n'abadamu, kuko namwe nabonaga byabashyikiye ngo mukava mu rugo mwasenze, mwahamagaye Imana, mwiragije Imana kugira ngo Imana ibashyireho uburinzi budasanzwe, kugira ngo ibabere maso. Bitihise umuntu utazajya abikora azajya yisanga muri ibyo bintu, hanyuma ngo nyuma y'icyo gihe, nyuma y'ugushaka mu gihe yakubonye yakurekuye, ameze nk'uwakurekuye, kuko ibyo biti cyangwa se ayo marozi akora igihe utaragerayo. Iyo umaze kugerayo asa nk'akurekuye. None ngo nabonaga bamwe barekurwa, agatangira kwicuza, kurira, yibaza ati nageze aha gute, byagenze gute, niki cyankuruye kuri wowe. Mbese akagarura ubwenge, ariko agatangira kwicuza,
yibaze byamubayeho, yibaze ukuntu yabonanye n'uwo muntu akabona ngo ni nk'ibisutwa cyangwa ni nk'umwanda w'amazirantoki sindabyita ngo iki, ni nk'amazirantoki yamwuriye cyangwa se yabonanye nayo. Kuko nabonaga ibyo biri kugenda bishyikira abantu bameze nk'abacitse intege, abantu batagisenga, abantu batakegera Imana, ariko nkabona ari bo bishyikira, ari bo bigendagendaho. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, ibi mbivugiye kugira ngo bamwe muri bashiki bacu, bamwe mu badamu, mube maso kandi musenge, kuko iyi minsi ni mibi. Satani ari gukora mu buryo bw'amayoberane, ari gukora mu buryo budasanzwe. Ni ukuvuga ngo uwo ashaka aramwisasira, kandi ari gukora mu buryo bw'ubuhanga akoresheje izindi mbaraga benshi mutamenya. Wowe hari igihe uzajya wisanga waguye muri icyo kintu, urogerete nyuma wibaza uti iki kintu nakigezemo gute, cyambayeho gute, byagenze gute. Rero yambwiraga ngo babwire byihutirwa kugira ngo babe maso, kuko benshi barirara, akava akabyuka ajya muri dushe, akambara nako akisiga, akambara agahita yigendera, habe n'isengesho. Bene data, nshuti z'umusaraba, nutaba maso ukisanga muri icyo kintu, ntuzagira ngo Imana ntiyakubwiye. Nubwo hagaragaye iyo miti imeze gutyo, ariko hari indi miti imeze nk'amarozi nayo abasore bamwe na bamwe bari kwadukana, ku buryo niba agukunze ukamuhakanira, ukamwangira, acisha iyo miti, ku buryo wowe uzamwiyumvamo ukazamushaka, ariko we yaragendeye ku kintu cyitwa imiti. Yaragukuruje ikintu cyitwa imiti, aricyo yagendeyeho. Wowe ugashinga urugo, ukagenda umeze nk'aho ubyiyumvamo, ariko ubundi utabyiyumvamo, biri hagati no hagati. Rero iki kintu uko nabibonaga cyangwa nabibwirwaga, nuko mesaje zimwe na zimwe Satani yajya azinyaga, ariko ndagira ngo mbabwire nyine muri ibyo ngibyo nkibasha kwibuka, nkibasha gutekereza, kugira ngo benshi mube maso kandi mubigendereho, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Ni ukuvuga ngo rero umusore ugushaka, umugabo ugushaka, abenshi bari gucisha iyo miti, bakagendana imiti mu biganza ukagendana iyo miti mu biganza, ku buryo gusuhuza gusa, wowe ukisanga mu gikorwa runaka, ukisanga waremeye ibintu, ukisanga hari ibyo wisanzemo, ariko bitari mu bushake bw'Imana. Ariko ibyo biri kuba ku bantu bameze gute? Ku bantu bacitse intege mu gusenga, bataba mu mwanya wo gusenga. Ikindi si ibyo, reka ndekere aha ngaha. Mwumvise ko ntanze iyi mesaje aribwo nkibyuka, nibwo nari nkibyuka, mbivuze kugira ngo ntibagirwa, kugira ngo iyi mesaje itaba uburiganya, cyangwa se nkagibwaho n'urubanza rw'uko ntaburiye abana b'Imana, ntaburiye bene data. Mube maso, nshuti z'umusaraba, kugira ngo Satani atabasahura ubusugi bwanyu, Satani atabasahura icyubahiro cyanyu, Satani atabandarika, kuko benshi nimutaba maso, abenshi muzajya mushiduka mwatwaye n'amada mutiteguye. Soreje aha ngaha rero, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi ikindi, Imana ibakomeze, ibarinde, ibahagarareho. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe, nakagaruka.